ni munyemerere mbasuze kandi mbihereye ikaze kuri Era TV show. Gahunda zacu zose zikomeze kubanogera, ni mudukorere subscribe kugira ngo ibiganiro tubagezaho bibagerereho igihe, bibagereho isaha ku yindi. Murabona ko urubuga rwacu ruri kugenda ruzamuka, icyo mbasaba no gukurikira ibyo tubategurira, comment zanyu cyangwa se ibitekerezo byanyu nabyo turabikeneye. Twitwa Era TV show, agaza amaherezo y'ibintu by'abantu biri buze kujya yeke. Uyu mugabo witwa Nyarwaya Innocent Yago kuri iyi nshuro usa n'uwaje atonika cyane cyangwa se agaragaza ibyamutonetse kurusha ibindi byose twakomeje kuvuga kumva muri rezo sosiyo, ama video ya Murongi Sabe n'ibindi nk'ibyo bitandukanye, ariko abana bari kwibaza aho biri buze kugaruka. So ikiganiro nk'iki kidropinga hanze rero, mwatanze ibitekerezo uburyo mwabitanze, mwabibonye, hari abo byababaje, hari nabo byashimishije. Iteka abantu bameze gutyo mwebwe mba mbiteguye ntacyo bitwaye, ni n'ibintu bisanzwe nibanira nabyo umunsi ku wundi. Hari abantu rero mwaciye mu gikari mwanyandikiye baye ngombwa yuko nifuje konza kugira ngo tuganire, ariko narebye mbona bintu nta nubwo umuntu yabireka gutyo gusa. Ndavuga ntese ko mwatanze ibitekerezo muri buriya buryo, hakaba hari n'abandi baciye mu gikari bakanyandikira bagira byinshi bangezaho ubutumwa. N'ubutumwa bwinshi nakiriye ubutumwa bugira ku 8 bw'abantu baje inbox. Abenshi n'abantu ngo bafite uburyo bari bazimwe Murongi Sabe, uburyo bamufataga, ariko for now ngo akaba baratunguwe no gusanga byaragenze kuriya, ngo yanagaruka kuri kamera agakomeza akikorera ibintu muri buriya buryo. Ninjoro nababwiye ngo nta tegeko riri kugutegeka umuntu gusaba imbabazi. Ubundi iryo tegeko menya ntaho riri, ahari risaba umuntu kuba yasaba imbabazi undi. N'ubwumvikane bw'abantu babiri. No mu bitekerezo mwatanze mwabonye ko hari abifuza bati koko Sabe ko ntacyo byamutwara yaje gasaba imbabazi Yago, aya matiko akava mu nzira. Abandi bati akadati Yago ntabwo ashaka ko bamusaba imbabazi, ati hari izindi kurukururu ashobora kuba yishakira. Ariko Yago nawe yisobanuriye yuko ari ikiganiro cya mbere n'icyanyuma yaba akoze kuri Murongi Sabe, ariyo mpamvu yifuje gushyira kuri hanze kose tutari tuzi. Ari nawe yamentioninze Sabe mu izina rye yuko yashatse kumwicisha. Sabe yuko yashatse kumwicisha. Mbere yuko mbasomera ubwo butumwa rero, ntabwo ndibuze kuba ngiye nyine, ndabararikira ko mukuru wa gatebe tukicara tukaganira mu rwego rwo kugira ngo ibintu bigende neza cyane, bigende neza. Hanyuma ndabizi neza yuko muri buze gutanga ibitekerezo muri benshi, abo biri buze gukunda murabitanga, namwe abaje kumva ikiganiro cyangwa se murabitanga ikiganiro kikisohoka nta kintu bitwaye. Mwabonye yuko amakuru yacu muri showbiz harimo amakuru menshi. Mutoni Inshuti Divine Muheto bamaze imyanzuro imaze gusomwa rwose. Murambabarira gato. Miss Rwanda 2022 mubonye yuko ubushinjacyaha bumusabiye nibura kuba yafungwa nk'umwaka, hegeretseho ni hazabu y'amafaranga rwose y'u Rwanda arenga muri ariko biriya bintu biteye ubwoba. Uretse ko abantu benshi rabonye bari kwifuza yuko Muheto bagashyize mu inyoroshyo. Nitugera kuri Fata ku mavuta ho muraza kumirwa. Fata ku mavuta we yivugiye yuko atari tayari cyangwa se atiteguye kuburana. N'umugabo wagaragaraga yuko afite ama confidence menshi, n'umugabo byagaragaraga yuko n'ubundi kugaragara hariya nta kintu bari wagira ngo kinini bisobanuye kuri we. Abenshi bati, hari nabo nabanye bahita bavuga ati n'ubundi umujene dore ruracyamurimo. Izo ni imvugo ziba ziri gukoreshwa hano. Ibyo byose tugiye kubiriza ku meza yacu ibucancanuzo, ariko kugira ngo tugendane neza muri iki kiganiro tugiye kugirana, ntago kibuze kumara kanya gatoya, nta nubwo kimara kanya kanini ku buryo bibarambira. Ingingo mbateguriye nabaye pushed n'izi message nandikiwe hano. Ababyeyi muri izo message 8 cyo kurana robanuyemwo izigera muri 3 muri zo, babiri bambujije kuvuga amazina. No kuvuga amazina y'abantu buri harigiye biba atari byiza muri kano kazi kacu cyangwa se mu bintu nk'ibi ngibi. So nizere ko mumeze neza cyane. Rero mbere yuko twavanze cyangwa dukomeza, reka tubanze twumve aya majwi gatoya kugira ngo usaba imbabazi ku byo wankoreye byo kwishyura abantu ngo ntibaze kuri Yago TV show, ku byo wankoreye byo kungambanira, ku byo wankoreye byo kwamamaza kuri Yago TV show atari yanjye, ku byo wankoreye byose wowe uzi yicarubozo wankoreye gushaka kunyicisha no kunyica. Ibyo byose urabizi mu mutima wawe, urabizi. Ndimo navugana n'umutima wawe. Ino video urimo urayireba ndabizi. Niba ugeze kuri uno munota ino video urimo urayireba, tega amatwi. Ni wowe Murongi Sabe ndimo kubwira. Ugomba gukora video aho ku Isimbi TV ukansaba imbabazi niba ushaka ko ibye byongera kugenda neza, kuko agahinda wanteye na bagenzi bawe nafashe igihe cyo gusenga mwira Imana ndayibwira ngo no. Okay, mbere yuko rero ngira reka ndebe niba nabona uno muntu nifuje ko tuganira kuri telefone yanyemerera, hanyuma ndaza mbasomera na bwa butumwa mwumva ukuntu ibintu bihagaze. Nifuje ko bino bintu bitajya mu biganza byanjye ngenyine kugira ngo dusangire ibitekerezo turebe ibi bintu ni ngombwa ko bikomeza gukururuka gutya. Hari abari kubona Yago, hari abona abanye bafashe allo. Uraho neza biriwe neza bwana Emmanuel. Komera cyane. Tugwaye ikaze kuri KJL show. Amaguru ushyize ku mihanda. Ngushize ku mihanda, iyi mihanda ntiwayivaho. Sha
bino bintu rero wari uzi ko bigira umuntu addictive. Ariko nibyo tuba turimo nta yandi niyo murongo twahisemo. Ni ubuzima ntabwo dutinda. Barabizi tujya tubana mu bihe bitandukanye, nifuje ko rero tuganira ku ngingo zimwe. Nyuma y'igihe kinini hongeye kumvikana umugabo witwa Nyarwaya Innocent cyangwa se Yago Pondate. Ni umugabo waje yongeye kugaruka, yanatangaje ko ashobora kuba hari ikiganiro yakoze ari i Kigali. Byo ntiturabitindaho, ntituzaho yagikoreye niba ari byo cyangwa atari byo, nubwo nyir'ubwite yabihamije. Ariko hari imvugo yongeye gukoresha, ndetse nabonye itangabitekerezo risa n'iryahinduye isura, bagira bati koko Yago, ntekereza ko n'abari kubivuga sinzi niba harimo n'ababig energy, ni Yago wumvikanye. Nifuje ko hari ingingo nk'eshatu tuganiraho. Iya mbere, Yago asa n'uwashimangiye yuko mu gihe cyose Murungi Sabe ataricara kandi ngo yicare kuri Isimbi TV dore asigaye agaragara, ngo amusabe imbabazi zeru. Yavuga ati ngewe Murungi Sabe nishaye ku rubuga rwanjye ndasaba imbabazi Nyarwaya Innocent Yago ku byaha namukoreye, kuko Yago ibyaha yakorewe na Murungi Sabe byose yamaze kubitondeka, harimo kumugambanira, harimo kwishyura abantu ngo nibazajye bajye gutanga ibiganiro kuri Isimbi TV, harimo noneho n'ikintu cyanteye ubwoba kuko yajyaga bivuga ariko kumva biciye hejuru akavuga muri rusange, ariko avuze yuko Murungi Sabe yashatse kwicisha Yago. Ibi yabimentioninzemwo, yabivuzemwo. Muri izo ngingo eshatu, iyo ni ya mbere, wenda reka mbanze zikubwire zose. Iya kabiri avuga yuko ngo yakoze ikintu gikomeye cyo kumushinja yuko arwaye sida. Sibomana Emmanuel, nawe ngira ngo sida biri sensitive cyane, niyo umuntu abiketse kundi no muri no mu gutebya biri mu bintu biri sensitive cyane. Iya gatatu rero niyo ndi kwakira muri rubanda, ninjoro nabikoze ikiganiro, abantu bagira bati no byabaye overdose, byabaye extra, ati Yago akomeje kuba gashoza ntambara. Ibi byose tugiye kubihuza twirebere rero igishoboka nk'umusesengura makuru. Bwana Sibomana, unyemerere duhere kuri iki kintu cyuko Yago abwira Murungi Sabe ati nuticara ku Isimbi TV ngo ukore ikiganiro ngewe ayi personal kinsaba imbabazi, nta kintu na kimwe uzakora for the next kizagenda neza. Ibi ni ibintu ucisha mwe turushuka bisobanura ute? Rero reka mbanasuze abantu badukurikiye aho bari hirya no hino ku isi. Ikindi ngewe nk'uko ndi umusesenguzi uri professionnel, ngewe nifuza nsesengura nirinda kugira uruhande mbogamiraho ko bose ni abantu dukora akazi kamwe, abandi n'inshuti zacu. Rero nge nirinda kugira uruhande mbogamiraho, kandi nifuza ko abafitanye ibibazo byakemuka kandi hakabaho kwiyunga mu mahoro. Siko bimeze? Yego. Rero ntabwo mu mboni zanjye ntabwo nemeranya nuko Yago yabwira Sabe guhora amwibutsa ko agomba kumusaba imbabazi mwene akageni, kuko uri ikintu bita gusaba imbabazi ni byiza ko ushaka kubibwira umuntu rimwe kabiri, ariko iyo uhora ubibwira umuntu urebye nabi bishaka guhindukira icyaha. Ndavuga kubivuga. Yego. Nk'ibyo ngibyo Yago akora. Ni byiza ko ushaka kubwira umuntu uti wansabye imbabazi, nsaba imbabazi, ukamubwira rimwe kabiri, kuko ubundi igikorwa cyo gusaba imbabazi mbere na mbere ni igikorwa cy'ubutwari. Ikindi ni igikorwa umuntu yibwiriza. Rero ashaka kutibwiriza ukabimubwira cyangwa ukanyura mu nshuti zanyu za hafi cyangwa ukavuga rimwe kabiri, ariko iyo bihindutse umuco, iyo urebye nabi wenda ntabwo nzi amategeko cyane, wenda uzashake n'umunyamategeko abisengureho, ariko icyo nzi cyo iyo ubigize igikangisho bishobora kuguhindukira icyaha, ku buryo ubibwirwa aramutse afite umunyamategeko akamujyana mu nzego, ubivuga ashobora kwisanga ari mu maboko yandi cyangwa se mu maboko atari nk'uko bakunze kubivuga. Kuko guhora ubwira umuntu ngo uzasaba imbabazi nawe bikaba ukanabivugira mu ruhame, kuko urumva hariya iyo twaje hariya kuri iyi mihanda turiho ni mu ruhame. Rero guhora ubwira umuntu ngo uzasaba imbabazi umuhoza ku nkeke bishobora kukubera igisa n'icyaha. Ntabwo nzi niba ari icyaha ko gishobora kuba igisa n'icyaha cyo guhoza umuntu ku nkeke, cyangwa se mu kimwe ukaba uri kumukorera icyaha bita hari umudamu, ni umudamu bamwita Ingabire Marie Immaculée, nigeze kumusura mu izina ry'ikinyamakuru Isango Star. Yavuze ko kimwe mu bibazo bihangayikishije muri sosiyete nyarwanda, bamwe na bamwe harimo n'abagabo n'abagore mu mibanire y'abantu ni ihohotera rishingiye ku marangamutima, ibyo bita emotional violence. Umuntu ku nkeke umubwira ibintu nk'ibyo ngibyo bituma aryama akabura ibitotsi. Rero na Yago nawe ashatse yarekera aho ngaho, ndamuhanura nkamukore ko ndamurusha imyaka, yarekera aho ngaho
ko ashobora kwisanga ari gukora ibisa n'ibyaha cyangwa se ibyaha byo guhoza umuntu ku nkeke, guhohotera umuntu mu buryo bw'amarangamutima bita emotional violence. Rero ashatse yarekera aho ngaho kubera ko igihe yabivugiye abantu twarabyumvise kandi reka nkubwire, reba Sabe ibibazo yanyuzemo, sibyo? Reba ibibazo yanyuzemo byose n'ikindi. Hari akavidewo nari maze kubona kuri Instagram ka Yago, nawe ari kubivugaho n'iki avuga nuko ngo Sabe yasambanye. Mu by'ukuri ibibazo Sabe yanyuzemo twese twarabibonye, ku buryo yongeye kugarura uburyo by'ubusambanyi byagenze. Mbese kugeza uyu munsi ujya no mu mategeko no mu bimenyetso n'iki, nta kimenyetso cyerekana ko Sabe yari avuye gusambana cyangwa se yasambanye. Rero gushinja umuntu ibintu udafite ibimenyetso, ese uyu munsi Yago uramutse umubwiye uti Yago erekana ibimenyetso by'uko Sabe yari avuye gusambana, yabigaragaza? Ngo video barazifite ariko mu gikari. Rero ikindi ibyo byaha avuga ngo yamukoreye ni iki? Ese nimba koko abyita ibyaha, sibyo? Ngiye nibutsa abantu ko nta ruhande na rumwe mbogamiyeho rwaba rwa Sabe rwaba rwa Yago. Ibyo byaha nimba koko abyita ibyaha, ko dufite inzego zikora neza, ko dufite ubutabera bukora neza bukorera mu mucyo, kandi ko nta muntu umwe urejeho amategeko yabijyanye mu nzego. Dufite RIB, dufite n'izindi nzego zitandukanye guhera kuri mutwarasibo kugeza ku nzego zo hejuru, yagiye mu nzego bikabakiranura bikanyura mu mucyo, aho kugira ikindi. Reka nkubaze ikibazo wenda dusa n'abaganira n'ubundi, sibyo? Uyu munsi YouTube iyo iza kuba itishyura, ibi bintu ahora avuga ashaka amafaranga, iyo YouTube iza kuba itishyura aba ari kubivuga ko afite imiyoboro harimo za Instagram, ko atabivugira akaza gushakira kuri YouTube iza kuba itishyura ababivuga, akaba ari uburyo bwo gushaka amaramuko cyangwa amaronko. Byose urumva, erega benshi ni inzara, bamwe namwe ni inzara zitukace ku bintu ku ruhande. Ko Yago n'umugabo ari mu celebrity bifite bakoreye agafaranga kera kuri Google, bashobora kuba bafite agafaranga. Erega buriya hari reka mbivuge ninabivuga ashobora gusa nta n'undi muntu uzabivuga. Dufite mu isi yacu y'ubwamamare, mu isi yacu y'abasitari tubamo, ko ni kuri imihanda n'indi si, dufite ubuzima tubayeho butari ubwacu. Dushaka kwereka abantu ko turi abantu b'ibitangaza, wagira ngo twavuye mu ijuru duhingukira i Kigali, wagira ngo ntitujya no mu bwiherero n'iki, ariko turi abantu basanzwe. Rero izi social media ziratwoshya, zigatuma dushaka kubaho ubuzima butari ubwacu. Kandi reka nkubwire, nubwo waba uri icyamamare ungana gute, uri munini bingana gute, ufite amafaranga, ariko ntabwo urejeho amategeko. Ikindi ugomba kugira icyo bita uburere mboneragihugu, ukabanira neza n'abandi, kuko nta rwego rw'ubwamamare. Rero reka nkubwire, nimba mutemera ko tugomba kubana neza, ubu hari umuntu mu isi yacu y'ubwamamare yo mu Rwanda, wenda no muri South Africa, sibyo? Hari umuntu wamamaye kurenza abantu z'aba PDD. Reba PDD aho ibintu bimugejeje, n'aba Robert Kelly. Robert Kelly, hari umusozi zamamara ngo icyo ubwamamare nibura Hollywood n'itangazamakuru mpuzamahanga bimuvugaho, ariko twebwe usanga umuntu yikanze akamodoka ka gikumi karava, yikanze n'udufaranga twa YouTube, afite miliyoni 5 kuri konte, afite n'ikibanza zabatsinda, agatangira kwiremereza. Ntabwo ari byo. Ariko Yago, bwana Emmanuel Yago aragira ati ngiye mfite ibikomere, niyo mpamvu iri kunkoresha ibintu byose. Ati sinumva uburyo cy'umuntu wankomerekeje mwene aka kageni, abandi batinye kubivuga, agikomeza kwidegembya ku rubuga rwe, ariko akaba ataza ngo abwire abantu ati nari narayimutse gutya, dore nahinduye umurongo. Ese reka nkubwire, Sabe ukuntu tumuzi, nje muzi ko Sabe yabanje gukora ku Nyarwanda, ajya ku Gihe, twese numva twaba dushakisha ubuzima, of course birumvikana. Uyu munsi nje ndibuka, reka n'ibintu mbivuge kandi ni Sabe naramuka byumve ntagire ngo ninzika, ni sitoma y'abatari, ni ibyabaye kandi nawe ndabimwubahira. Njyewe ubwanjye Sabe yasubishije video, urumva, yasubishije video. Ndibuka hari video namufashe turimo duseka dutebya, turi kumwe na Dumba kuri ya hoteli, nashaka kuvuga ko ntiyakwishe ngo yamamaze. Dumba turimo duseka rwose, twishimye nk'abatari bari aho ngaho, dutangara ukuntu nyine harimo abarundi bemera ko bazi ko Dumba ari umwe mu bantu batwika kuri social media, haba mu Rwanda, Uganda, Burundi, Kenya, hose. Kandi kuko Dumba afite audience ikomeye cyane, sibyo? Nafashe video, Sabe agaragaramo, yipostinze, yari maze kugira views nyinshi kuko ndandi guhigira kuri Instagram, ariko Sabe yaramamagaye arayinzisha, sibyo?
ariko Ruvuga mu bantu bose bari bari muri iyo video uwagize ikibazo ni Murungi Sabe. nyine nicyerekana ngo erega bino bintu byo bita privacy bino tuzi imbere kamera ntabwo ari ibya buri wese kandi narabimwubahiye naramusabye imbabazi ndamusaba imbabazi ni sorry kabisa ariko uyu munsi n'Sabe rero ibibazo byose yanyuzemo rero ukuntu twamuvuze ndagenda namuvuze nsesengura nk'umunyamakuru ariko n'abaprofite izo ntege nkeya baramutuka bamukubita hasi ibibazo byose Sabe anyuzemo n'iki reba yarafunaguritse reba agarutse avuye ubuzima agiye ubuntu abaye umuntu kuba byonyine yaraje ku isimbi akagaragara yago ntibimuhagije ko kugira yafashije Sabe hasi ko Sabe ibintu yanyuzemo bihagije kuba ari nko kumukora ari nko kumukandagira kumutera ikintu mu nkovu kuba yaremeye kugaragara kuri isimbi bwa mbere mu myaka 6 n'insinzi kiriyo bwacyo nimba ntabwo nakita igihano ariko buriya n'ubutware Sabe yakoze kuvuga ati byabaye kama mbaya reka pe kigabo nze kigabo akajya imbere ya kamera biriya akavuga ibyo twamuvuze byose yarabifashe arabihanagura arabyirengagiza aza imbere ya kamera nimba habifite n'ubundi ntabwo ndi kurengera Sabe nta nawe icyo kigoreye twese turi abantu nanjye ndi umuntu ibyo nkotamo ariko ibyo abantu bose bari bafite ibirego byose barega Sabe kuba yaraje imbere ya kamera akajya ku isi agakora ibiganiro niyo mpamvu bajya bavuga ngo ibyaha byose twakoze kuba Yesu yaragiye kumusaraba akabambwa agapfa akazuka biriya byaha byose twakoze abasambanye abatukanye byose byarahanaguwe rero abantu bafite ibintu barega Sabe kuba yaragiye kuri kamera n'uyu munsi abakora ibiganiro imbere ya kamera mumufashe hasi ibyamubayeho birahagije ni ukuri ibintu mbabaye kandi rwose ubyumva ntabwo ndi umuvugizi wa Sabe ntabwo nshyigikiye ibyo nta ruhande na rumwe mpagazeho ariko Sabe bamushyire hasi bamufashe hasi yago nawe rwose wenda yarahemukiwe ariko nimba hari ibyaha yakorewe atajya mu nzego ko dufite inzego zikora neza yajya agatanga ikirego cyangwa se mu kimweta ntari gushaka kujya mu nzego yarebye abantu bakuru muri no showbiz ko gafite dufite ababyeyi nka ba Marie Yohani dufite abantu nka ba Intore Masamba nanjye ndaharega nanjye nka papa batari nantumire nze mbafashe kunga mbakemura ibibazo uzase kubikemura ariko kujya kuri YouTube atazetingano n'izo views ubu ngubu YouTube itamuhemba urambwira ko abari gukora ibiganiro I don't think so. Oya mureka twumvikane tureka kuryana tureka gusangira ubusa twitane ibisambo mureka tureka kuryana dushyikirane dusapotingane tureke gushyirisha nyama ntabwo ari byo kabisa ababona ko kuba yongeye kuvuga kuri Sabe kwa bwa buryo bwo gukurura attention abantu bongere kumuvugaho kuko yari amaze iminsi atagaragara ku mbuga rimwe na rimwe n'ibiganiro akora ugasanga viewership wendiri hasi bati rero yamaze kubona ko kuvuga kuri Sabe hari ikintu kinini byinjiza no mu buryo bw'amafaranga tunareke no kumwimuraho kubibi yaba yaramukoreye hari n'uburyo biri kwinjizamo agafaranga urabibona muri context cyangwa no buryo nawe bwo kwihorera ku mbuga tudaciye ku ruhande wenda nuko turi mu ntuza hari indirimbo na gushaka nkayikina ariko ko kwirinda ibya copyright n'abantu baza kuyishakira indirimbo y'umukongomani bamwita Koffi Olomide yarengeye ngo monde arabe monde de bénéfice muri make isi turimo ni isi umuntu wese areba inyungu ze ku giti cye ariko abenshi ugasanga banabikoze batitaye ku bibazo by'abandi bantu bari kunyuramo uyu munsi isi y'ubwamamare iyo uri umusitari ntuvugwe ntabwo uhaha ibirayi nturya kaba kabaye niyo mpamvu urumva iyo umuntu amaze iminsi atamara buriya reka mubwire ino mesaje ni mesaje n'ubundi igihe cyo gutanga mesaje kitaragera ariko ni mesaje ku bantu bataba kuri ino mihanda harimo abaturage bari mu byaro harimo abantu bari muri za diaspora batazi isi tubamo bamwe rimwe na rimwe bari n'ikinyoma twebwe rwacu tugira ntuza abantu mu isi y'abasitari mu isi y'ubwamamare tugira ikintu bita kompredise yo kwicara tukamera nk'uwigunze iyo tumaze igihe tutavugwa ukicara na timu yawe wenda n'ingewe Sibomana na runaka tukakora akanama avuga ngo ubu koko ngakora iki kugira ngo nongere ngura attention y'abantu bongere bamvuge tukabunza imitima nk'abese nambare ikabutura imeze nka boxer njye muri piscine nifotoze ngikore ndi kumwe n'umukobwa se ngakora iki nongere bamvu none hari igihe ubikora ugaswata ntibakuvuga bakaguhima buriya iyo umuntu akoze muri no sematare yikoze ikintu ugira ngo kuri attention
n'abantu bagaceceka nicyo gihano cyonyine baba baguhaye kandi birababaza ushobora gufekinga biranagira bidutwara n'amafaranga none se kamubwira nimba ngiye sibyo n'urugero ngiye gutanga ndanga kugira izina ry'umuntu mvuga reka ngishireho genda ngo bihariwe na nkana uzi kugira ngo wenda ujye nko ku kigo cy'indege i Kanombe ufata indege urumva ufata indege igira Rusizi ubitukuraho telefone uvuga uti bye bye kirenza bakumbura ugende kubita Rusizi akumweru wirindagara n'injanga byose wakuriye imvange handi muri za resitora zisanzwe erega isambaza n'iz'abakire sha utabwira abantu isambaza irahenda ikirometero kigeze ku 8 ugasiga kuri WhatsApp bakakwandikira none twonyoge i Kanombe wagiye uzana rwose urumva ibintu byinshi cyane icyumweru cyarangira agatega bisi igaruka i Kigali bamubaza mvuye hanze izo zose byose bidutera depresiyo yo kubaho mu buzima bw'ikinyoma ndabizi kuba mvuze ibintu hari abantu bari mu nyanga ariko I don't care yenda hari ubuzima bwabo nenda buri burokoke kuko hari abasore hanze anganye nitegereza abana b'abakobwa abahungu bashaka kuba batariho ibintu bari gushaka bari kujyamo bazi bibategereje ugasaba barahoza ku nkeke ababyeyi babo ngo ndashaka kuba runaka iyo ushaka kubura ubuzima ari ubwe ese twakwize kunyurwa na bikeya dufite nimba ubasha kubona amafaranga yishyura inzu ukabasha kubona bikeya byawe ariko se kuki wabishaka ukandagira mu nkovu y'undi muntu umufatira n'ibibazo anyuzemo ntabwo ndi ku ruhande rwo kuvuga ngo wenda nimba koko Sabe yarahemukiye Yago nawe mu mutima we ashobora kuba afite inkomanga ariko byonyine kuba Sabe yaraje imbere ya kamera akajya ku isimbi reka nkubwire Sabe ukuntu muzi bura n'ubutwari bukomeye kandi bishorwa n'abakeya ese Yago reka ngaruke kuri Yago uyu munsi nimba uhoza ku nkeke umuntu bita Sabe umuhoza ku nkeke ngo nagusaba imbabazi ntabwo ari byo kuko uyu munsi nibaza ko uyu munsi nta bantu uyu munsi baba bakeka ko wabasaba imbabazi ubu se ngenda mpagurutse nkavuga ni runaka niba se imbabazi twazagarukira hehe ubu se njye mvuga abantu nanjye nakavuga ni basabe bazi bagiye bantumukira ubu se none njye nkanjye Sibomana uyu munsi ndamutse uretse ko kandemejeho n'inzozi za ku itariki 12 z'ukwa kabiri inzozi imyaka 40 urumva of course umuntu abari n'amacuwa 40 ikandagiyemo aya ntabwo ndayikandagiramo ejo n'ukwa kabiri abanyikandagiyemo urumva mu minsi imbere baratangira kukwishyuza umwana nawe niba nabura urumva hari n'ibintu umuntu yanga gukora ariko wenda no kumuntu ari macuwa agenda nakura ariko ndamutse meze nk'abo bose bazi ku mihanda ngo bibiriza ngo bansaba bazi nkanjye ndamutse nturitse nkavuga umunsi muzumva ngo nagize uretse ko ntibikabe kuko hari amabanga mbitse amabanga menshi cyane cyane bashyize muri kontineri havamo nka za ntuza nka bya bibisi binini cyane ntashaka kuvuga numvise ngo Bruce Melody yigeze kuri barashaka kumujyana mu nkiko joking ariko njye mbitse amabanga menshi ndamutse ngiye kuvuga ino showbiz yose yahita isenyuka ariko tubereho kugira ngo twubake showbiz ntabwo tubereho gusenya ariko tubike amabanga ubu se ndamutse ngiye nkavuga ngo aba n'aba bansabye bazi nkagaragaza n'ibimenyetso kandi ko ntaca ku ruhande byagarukira ubu se mvuze nawe ukavuga byagenda gute tujya n'ibanga nimba umuntu ikindi nimba umusemuzi yanyuze mu gikari cyangwa akanyura mu bantu nka basebwe tukamufasha gusaba imbabazi ariko kujya kuri YouTube ukura attention ngo ubone views utazibonye none byagenda bite ngicyo mparanira Sabe ni umuntu arakosa nanjye ndi umuntu ndakosa ariko umwanzuro mureke dushyire hamwe dukemura ibibazo tutagiye gusebanya kuri social media ese muzi ko buriya kuri izi mbuga nkoranyambaga dukoresha muzi ko buriya hari ibintu byinshi cyane bihabera ari ibyaha harimo gutotezanya harassment gushinjanya gushyirana hanze kwangisha abandi umuntu n'iki byose bigize ibyaha niyo mpamvu niyo inzego zihagurutse abantu basakuze ngo runaka baramufashe ariko ibintu byose tuvuga nyamuneka tugenzura ijambo kuri ndi tuvuga urumva ntabwo ari byo nifuza ko abantu bakemura ibibazo mu mahoro nta mpamvu yo gushwana reka nkubwire Rugamba sibyo uyu munsi turimo turashwana uyu munsi abantu bamwe bikanze udufaranga twa YouTube bamwe batangiye kugura utubanza kandi ko birumvikana n'ibyo bagomba gutuma kwiteza imbere ariko tukakubwira turacyari kure cyane turacyari kure yego tuvuye kure tugeze kure ariko
nijya ku murongo w'isi y'ubwamamare turacyari mu bisheke n'ubu ngubu reka mubwire iyo tugiye muri nomination ya biriya bikombe bajya batanga muri Amerika za Grammy za Oscars ku kigero cy'abasitari bavuye muri Afurika abanyafurika turacyari kuri gatatu ntabwo turarenga 5%. nawe yibereyemo abanayija gusa nabo n'abanayija nubwo ukwemo abanayija wasanga utu muri zo nice bingaye nezo ngo nimba na Diamond ubwe dufata nk'igitangaza cya East Africa neko agera ahantu bakamunaga mu bisheke tutari gupfubuta urugendo ruracyari rurerure muri makeya na Bruce Melody bwarakivugira ati ngiye mu ruhando rwa East Africa ndacyari mu upcoming bivuze no ku ruhando mpuzamahanga none tuvuga ngo duhuze imbaraga tuze ko twazamurana ngo tujye gukompita mu ruhando mpuzamahanga turi kuryana turi mu batigo reka kubaza akantu kamwe sibyo nibi tujye tunabivugaho wigeze ukurikira Rwanda Day yabereye muri Canada iherutse ndumva nararebyeho reka bene nkomante uribuka ko na Bruce Melody yahawe pano agira icyo avuga very clear Rwanda Day ni Rwanda Day ni umunsi abanyarwanda baba mu mahanga bahura n'ubuyobozi bwacu n'umukuru w'igihugu n'izindi nzego bakaganira ku cyateza imbere nyine igihugu nabo ubwabo bakagaragaza ibitekerezo byabo ariko icyo nshaka kuvuga ahangaha muri Rwanda Day ngira ngo itambutse yabere muri Canada n'izindi zijya zibera mu bindi bihugu bitandukanye no kwenda byaruguwe na COVID-19 mu bihe byatambutse ariko reka mvugire uragenda nge ntabwo nditabira Rwanda Day nubwo nanjye mba mbyifuza of course ariko nkurikirana ibera ku mbuga nkoranyambaga ibira byahabereye kubera internet isebaye mu mudugudu uragenda ukabona umwana w'umukobwa urumva umwana w'umukobwa bakamuha akafata pano akavuga akagenda rero akavuga umwana w'umukobwa w'umusore bakavuga imishinga bafitiye igihugu bakagaragaza ko bashaka kubaka inganda mu Rwanda bagateza imbere igihugu cyabo ariko twebwe turi mu matiku turi kurwanira ibyo bya views si ikibazo cy'inzara twaba dufite no kugira isoko rito ryo guhahiraho ariko ntabwo inzara ituma ukora amafuti none kugira ngo bano bashiki bacu na bano bakuru bacu bari mu mahanga muri za diaspora none nuko kubona amafaranga bayatora mu nzira banze ikintu clearing abantu batesha umutwe bari abantu bari muri za diaspora ngo runaka ngo se bose bafite ibibazo ngo runaka tuzanye ari muri Amerika ati ntoki nkandiramo bakorera amafaranga bavunye mu rubura rwinshi aho ubukonje buri muri -5 -5 kuzuba izuba riba ari ryinshi ubukonje ari bwinshi yangiza agakora amafaranga afite bene wa muri Afurika bamutezeho uko yabazamura nabo bafite ibibazo bye amabwiriza bagomba kwishyura reba inzu zirahenze kira kwivana mu bukonje afite ibibazo bye ku giti cye ukajya kumutesha umutwe umuhoza ku nkeke ushaka kugaragaza ko ntabwo byoroshye muri make none ugasanga uriya mukobwa uri muri bitabira za Rwanda Day barimo bafite imishinga bafite igihugu cyabo cy'ukuntu bateza imbere igihugu cyabo abasore katara kubwira ukuntu bashaka kubaka inganda bagateza imbere igihugu cyabo n'imiryango yabo ariko twebwe turi mu matiku tuba turarwanya ngo views runaka bafite views nyinshi views abenshi banazigurisha abitwa abafana baba Big Energy yago yongeye kubabwira ati keep standing so kuko stand up yararangiye ariko hakaba abandi bacishiye mu itoroshi nanjye ndimwo ndavuga ntese ubwinshi bw'aba Big Energy twatekerezaga baracyahari cyangwa ko ari ukumumotivatinga yago gusa ngo akomeza akora ibyo bo batari kuba bakora ibi umuntu arabirebera kuri video yasohoye ubwinshi bw'abantu rega buriya ubwinshi bw'aba Big Energy n'ama group ngena numva kuri social media buriya biriya ni impuza ni umuheto ushukumwa muri tari bugene ko buriya iyo ukoze ibyaha kuri izi mbuga nkoranyambaga uvuga ngo ufite abantu benshi baza muri comment bagushyigikira babyita ngo katalizeri bakoshya ngo umuheto ushukumwa muri tari bujyane buriya iyo wisanze mu nzego cyangwa mu nkoko atari yawe mu cyo bireza kizaho ngo they disappear barabura urumva wisanga uri wenyine none ukisanga uri kumwe n'abantu bake n'abandi gutajyaga unaha agaciro nibutangira kubona isomo nakwemo ry'ubuzima nuko ngomba guha agaciro umuntu uwo ari wese ntarubene ku butoni kuko naje gusanga nigeze kugera mu bibazo bikomeye cyane hahandi uvuga uti uruhande ureba Kigali imodoka zitambuka kumva wakwinaga imodoka ikakugonga ariko nagiye ngobokwa n'abantu ntatekerezaga urumva ntuzigera umpamagara ngo umbure ntabwo nzigera nkwirataho waba ugenda n'amaguru waba ugenda ucuruza ubunyobwa mu nzira nzaguha agaciro kangana na wa wundi wo hejuru ndetse n'igitangaje babandi tuvuga ngo tuzanye ibyamamare bandi bafite amafaranga n'iki igeze mu bibazo
they disappear. Tugana ku musozo yaba yagoni izina rinini agiye kugira 700,000 bimukurikira, Saba amaze kugira miliyoni na 200, urumva aramukuba hafi kabiri. N'abantu twigiraho, n'abantu dukuraho ibitekerezo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi bitewe n'uburyo b'influencinga. Aba bagabo buri umwe mu magambo make yatwiganira ku musozo bakora iki, buri muntu ku ruhande rwe urakomozaho gatoya. Urumva icyo tugomba gukora, dukwiye gushyira hamwe, tukagirana ubumwe. Buriya uzitegereze iyo urebye ku kirangantego cy'igihugu cyacu, ni kimwe mu birango byubashywe cyane mu gihugu. Urazi hari ahantu habanditse ngo ubumwe, tugirane ubumwe, dushyire hamwe, dukundane, dusapotingane. Yagwa ariko ko abona ko ibikomere bye bitazakemuka Sahara atabonye imva mutima za Murungi Sabe, byo urabona bizabona inyishyu cyangwa ubwo birakomeye? Reka nkubwire ibi bintu unyemere, bino bintu mbibamo igihe kinini, ntabwo ndikumbiramye bahari abona kwita nk'ababyeyi b'isho bizarimo bari bitima yoke n'abandi bantu babitangije, urumva, n'abandi bantu ba DJ Bob batajya baha agaciro. Ariko reka nkubwire ibi bintu mbibayemo igihe kinini, n'uyu munsi nashyiraho n'intego, urumva, nashyiraho n'intego. Reka mfite muri akawunti mfite zo kuri social media, ndasheta akawunti yanjye ya Ntuza, ndasheta akawunti yanjye ya Twitter, ngira ngo urumva, ndayishese nyishyize ahangaha kuri bose babireba. Uyu munsi Sabe naramuka asabye imbabazi Yago, n'ubundi stili Yago azagumya kujya gute, azagumya gutanga excuse, agaragaze impamvu abantu bamwanga n'iki. Ariko reka nkubwire ibi bintu dushatse twabivamo, abantu tukagirana ubumwe, dukundane, dushyikirane, urumva. Ubwo tureka tushaka uko ducuruza ubumwe bantu mudukurikiye. Ubwo nicyo nanifuje ko tuganira n'uyu mugabo, turi kugana ku musozo. Ariko rero ujye ubabwira abantu aho bagusanga n'ibiki dukwite tubana. Urakoze cyane n'umwanya mwiza, kandi ngushimire ano mahirwe ubumaye Rugamba, mbanze mbwirana uko ngushimira, kubera ko ibi bintu uba ukoze bikorwa na bakeya, hari abantu baduha ibiganiro ko ntiyemere ko ugira ikibazo cyawe watangaza ibyawe. So nkubita mbangura umuntu ushaka kumenyekanisha ibikorwa bye, hari nk'umuntu uvuga ngo mfite ibikorwa byiza ariko abantu niba bizi, ndi umuntu mwiza kuko nabyamamaza nkabimenyekanisha, by'umwihariko nkabipostinga, nkabyamaza kuri social media zanjye zirimo Instagram yanjye bayita Sibomana_Ema, ikurikirwa n'abantu barenga miliyoni. Ngo nkwamamarize, baravuga ngo umukobwa mwiza uzi umuranga yaheze iwabo, ngo nkwamamarize abantu babure ibikorwa byawe. Rero wanyandikira kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 250 783 44 322 akamenyetso ko guteranya 250 783 44 322 ikindi ni mushaka kwambara ukaberwa ugasa neza, ndakurangira umufashion designer bamwita John Habimana, akorera muri chic, waba uri umukobwa, waba uri umugabo, waba uri umusore. Ngo niba mwibuka ubukwe bwa The Ben, ikote Alexis Moko yari yambaye niwe wari waridoze, nanjye mujya mbona ko nsiye nambara mu buryo budasanzwe, niwe uri kunyandika. Rero wamwandikira kuri WhatsApp cyangwa tukamuhamagara kuri 0788 26 14 0788 niwe wakwandika akakudodera, agakorera ibintu binyuze mu mucyo, ibintu bisobanutse, kandi ukamera neza rwose, ukambara ukaberwa. Rero nimba ikindi nimba ushaka kujya kwiga mu mahanga, kampani yonyine yagufasha kukwandikira ku myenda ya All International Production Limited, ikorera Plaza, wabahamagara kuri 0780 0 bandika ku myenda, bandika ku mitaka, bandika ku ikintu cyose, ku ma award, ku bihembo hose barahandika. Nsoza ku bantu bakunda gukurikirana sinema, ndagira ngo mabwire mu sura YouTube channel bayita Judy Empire, ni ya Judith Niyonizera. Murabizi ko arumwe bagiye basapotinga ino industry muri showbiz nyarwanda. Rero musure Judy Empire ni Judith Niyonizera, ubu ngubu afite filime nshyashya iri gukinwamo n'abantu b'ibyamamare, barimo Rufonsina, ngira ngo muramuzi Rufonsina, barimo Mama Sava, barimo n'abandi
abakinnyi b'abahanga bo ku rwego rwo hejuru. Rero hari filime igezweho bayita Singeniwe, ubu ngubu ni season 1 kuri episode ya 4 niyo niho igeze. Ni filime nziza cyane, bashobora kujyayo bakayisangayo. Ni ukuri ni filime nziza, irimo ubutumwa, amashusho ni meza, irimo abahanga. To be honest, umukinnyi nka Alphonsine ngira ngo n'ejo bundi bamwambitse impeta bamutereye ibi congratulation kuri we, abana nka Mama Sava barere amarere ari live n'abandi bantu nka Bruno. Ni filime nziza cyane, muyiture munayisharinge. Ikindi iki kiganiro ni ukuri twasenguye Rugamba, twasenguye tudaciye ku ruhande kandi tutagize uwo dukomeretsa, tutagize uwo tubangamiyeho. Nyamuneka ikiganiro mugisharinge, message nk'izi zifatika mujye muzisharinga kandi mukore subscribe mukane kunzogera kugira nibura why not tudasupportingana iki kiganiro kikagira miliyoni. Sawa. So reka dupushinge rero bwo byose birashoboka, hari urukundo. So man ndagushimiye. Urakoze cyane So ngayo nguko rero n'umuganiro n'umugabo Purito, n'umugabo utanze ikiganiro kirimo ibintu byinshi kandi birebire mu by'ukuri, ariko kugira ngo bino bintu bivire mu nzira rimwe muri bwa butumwa nababwiye ko nshaka kurobanura nkabagezaho. Reka nze ndebe, uyu ari muri Canada, yambwiye Rugamba wiriwe, yabanje kumpa nijwe ariko ijwi ntabwo ndi buze kuribaha kuko niko yabyifuje. Yambwiye Rugamba wiriwe, amazina yanjye naya ariko ndagusabye ntuyavuge. Murungisabe wa Isimbi ni umugabo natangiye gukurikira ibiganiro by'izo channel zitandukanye mu Rwanda, ari we ntangira kureba. Twaramwubahaga, turamukunda. Nigeze kumutuma ahantu ubutumwa bugenda neza, ndetse mbona n'amakuru yuko uwo namutumyeho ubutumwa bwagenze neza. Ndongera mutuma ubwa kabiri, ariko message ndabona mbese nk'idasobanutse, ariko nyuma nza kumenya amakuru yuko wa muntu wambwiye ko ubutumwa bwagenze neza ariko yari yabisabwe. Rero Ruga, ibyo bintu uwo mwana w'umuhungu Yago ari kuvuga nibyo koko, ashobora kuba yarakomeretse, ariko nanjye ubu nayobewe uruhande mbarizwaho. Niba Murungisabe agaragara yuko koko twavumbuye yuko wenda atari umuntu mwiza nk'uko twamukekaga, nawe igihe kirageze yarumvise no kuba yaraje kugaragara kuri YouTube tutari dusanzwe tumubona, yewe tunamuzi nka kuriya tumuzi. Kiriya ni igihano cya mbere, birahagije. Ni bamuveho, yarumvishije, yewe niba ataranumvishije arenzaho akantu ngo n'iminsi izamwumvisha. Ati nigeze kumutuma bwa mbere ubutumwa bugenda neza, nyuma nsanga wambwiye ko ubutumwa bwagenze neza niko yabibwiwe. Ubwo ni nkaho atasobanuye ibintu byose, ahari wenda ubutumwa ushobora kuba butaragenze neza 100%. Ubwo ni ubutumwa bwa mbere nifuje ko wenda mwumva nkuko nari nabisezeranyije. Ubwa kabiri we icyo akora nawe yambwiye ati Ruga byakunda nkakubwira ariko izina ryanjye urivuge cyangwa se uryite ukundi ubishaka. Reka nayo kwirwa n'igiti ukundi ubishaka nsome ubutumwa bwawe gusa izina ngihore. Ati Ruga urakoze cyane ku kiganiro udukoreye. Wifuje ko aba Big Energy n'abafana Sabe duhura tukagira icyo tuvuga. Nubwo nabonye bamwe bari gushaka kugutuka, nibyo koko reka tugire icyo tuvuga. Njyewe nabanje gufana Sabe, ubu ngubu ndi umufana wa Yago. Ubwo muri make ndi umu Big Energy. Hari aba Big Energy tutari aba Big Energy cyangwa tudakunda Yago kubw'impamvu yindi, ahubwo yuko yatoboye akagaragaza uburyo ki bamwe batwishushanyo bakatwereka uburyo katwereka uburyo hano byanditse nabi, bakatwereka uburyo ari abantu beza ariko ari inyamaswa, akoresheje imvugo ikakaye, ariko ari inyamaswa. Bakatwereka uburyo ari beza ariko ari inyamaswa. Na n'ubu iyo ndi kureba Sabe agaragara, ntabwo nizera ko ari we Murungisabe twari tuzi nyuma ya kamera kuri Isimbi TV. Rero ni mureke Yago avuge, ubwabyo nabyo biraruhura. Ati wumvise aho yaba yaramushinje kurwara sida, ashyiraho akabazo n'amarira menshi. Wumvise aho yaba yaramushinje kurwara sida. Ubutumwa ni burebure cyane. Ubutumwa ni burebure cyane, ariko ibintu ntago byoroshye habe naka na gato.
ubwo ngira ngo ngaye nguko ni ubutumwa abantu bari banyohereje ni bwinshi ariko narobanuyemo bukiye kugira ngo nze tubuganireho. So ndi kwiganira ku musozo w'ikiganiro na nifuje ko tuganiraho, yaba ngewe ndi kuvuga kugira ngo mbone amafaranga na views n'urubuga ruzamuke, yaba Sabe nawe uri kuvuga ku rubuga rwe wahinduye uburyo nyine usiga ugaragara kugira ngo ruzamuke, yaba na Yago ushobora kuvuga nawe kugira ngo abone amafaranga ariko anihimure cyangwa se anatanga ubutumwa, tanga ubutumwa avuga yuko tutari tuzi, nkuko hari byinshi mwumvise birimo kumushinja kurwara sida n'ibindi yagiye mushinja gushaka kumwica ndetse no kwishyura abantu amafaranga ngo batazajya bajya kuri chaîne ye, naho ngo yagiye akora propaganda ngo zivuga yuko Yago TV show atari ya Yago. Ariko ibintu byigeze kuvugwa cyane, ibyavugwaga ku muhanda byavugaga yuko ngo ari umuryango wa Clement, reka nabo se no bigarukaho ko kuri nabo ni ibyamamare, murabizi ko byavuzwe cyane ndetse ngi hari n'amakuru ufite mu gikari byigeze kujya bihwihwiswa ngo Clement ngo yaguze iriya, ubwo n'umuryango wa Knowless nyine Butera na Clement batiriya cano barayiguze bayigura na Yago n'izina na brand byose n'umunyamakuru barabigura, ati Yago akaba ari gukora akorera abandi bantu. Ni ibintu byagiye bihwihwiswa biravugwa. Rero hano Yago yongeye kubigaruka agaragaza yuko Sabe ari mu bantu baje barabishimangira, bashinga w'icumu bashinga imbago barabizenguruka bashaka kubishimangira no kubihamya yuko ariko byagenze cyangwa se ariko ibintu byari bimeze. So